Uyu munsi isi ifite umuvuduko w'iterambere ry'ikoranabuhanga ku kigero kinini, ku buryo nta gushidikanya ko mu myaka 40 iri imbere iri terambere rizaba ryaramaze guhindura ubuzima bwacu. Kuva umuntu yabaho akagera akora ubuvumbuzi bwatumye yibeshaho, nko kumenya gukora umuriro, kurya ibitetse, kuba mu nzu, gukaraba isabuni, gukora no kugenda mu modoka, kugeza kuri telefone igendanwa, abantu bakomeje gutangarira ubwenge buhambaye bw'ikiremwa muntu. Muri uko gutangara gushobora no kutazarangira, ikinyamakuru cyitwa Journal du Net cyagaragaje bumwe mu buvumbuzi buri mu migambi y'abantu buzaba bwagezweho mu 2050. Ibyinshi biraganisha ku koroshya ubuzima bwacu, ku buryo mu myaka 20 igiye kuza ubuzima buzarushaho koroha biturutse ku ikoranabuhanga. Ubwinshi muri ubu buvumbuzi bwamaze gukorerwa amagerageza, ku buryo byamaze kwemezwa mu buryo budasubirwaho ko bizaba. Ikaze muri iki kiganiro, ndi Ismael Mwanafunzi. Hatagize igikorwa mu mwaka wa 2050 urumuri rusange, ni ukuvuga aya matara yo ku mihanda n'ahandi hantu hakoreshwa n'abantu benshi, rwazaba rutwara 8% by'amashanyarazi yose yo ku isi. Abanyeshuri bo muri kaminuza ya Cambridge mu Bwongereza batekereje uburyo bwo kuzasimbuza aya matara yo ku mihanda n'andi yose yahahurira abantu udukoko. Babashije gufata tumwe mu dusimba baduteramo utunyangingo dushobora gutanga urumuri, nk'uko tuzi tumwe mu dusimba bita inyenyeri twakudushirira mu ijoro. Aba banyeshuri ubu barimo gukora kandi ubwoko bw'ibiti nabyo bishobora kuzajya bitanga urumuri, ku buryo igihe bizaba ari byinshi tutazajya dukenera andi matara. Uyu mushinga w'aba banyeshuri wanamaze gutwara igihembo cya mbere cyitwa IGEM mu 2010. Ibi ni ibihembo byagenewe abantu bavumbuye ibintu bikomeye bifitiye akamaro umuryango rusange. Mu mwaka wa 2050 hashobora kuzaba hari ubwoko bw'ibiribwa buto cyane ku kigero gishoboka, kandi bifite akamaro k'ibyo kurya byinshi mu rwego rwo kwirinda kurya ibyo kurya byinshi. Nk'urugero, ushobora gukenera kurya ifi yose kugira ngo ubone intungamubiri ziyirimo. Icyo gihe rero uzasanga hari nk'akantu kangana nka biswi uzarya ukabura iyi fi yose. Uku kugabanya ingano y'ibiribwa bizafasha mu gutuma bibikika, kandi nta muntu uzaba agikeneye kurya ngo yuzuze inda. Aha, ikigo gitunganya ibyo kurya cy'Abanyamerika cyitwa Kraft Foods kirimo gutekereza kuzakora ikinyobwa uzajya ucugusa kigahindura uburyohe n'ibara. Nk'urugero, niba ugishakamo isukari nyinshi ugacugusa cyane ikazamo, niba cyari umuhondo ushaka ko kiba umutuku ugacugusa kigahindura ibara. Mu 2050 ibyo kwicwa n'umunaniro w'akazi ntabwo bizaba bikiriho. Dave Evans, umusesenguzi w'uruganda Cisco Systems rukora ibikoresho by'ikoranabuhanga, avuga ko mu 2035 amarobo azaba yaramaze gusimbura abantu mu nganda. Kandi uyu si nawe wenyine ubibona uku, kuko leta y'Ubuyapani, igihugu cya mbere mu gukoresha amarobo, ivuga ko mu 2050 imari shingiro yacyo izaba yaramaze kwikuba inshuro 10 kubera gukoresha amarobo. Ingeri zose z'ubuzima kandi zizakenera ikoreshwa ry'amarobo, kuko nk'uruganda rw'Abayapani rukora ibikoresho nka za kamera rwitwa Canon ubu rurimo gukora irobo ishobora gukora akazi nk'ak'umufasha wa muganga cyangwa se umu-infirmier. Inganda nka Sony na Honda uyu munsi zifite amarobo afasha abakozi bageze mu zabukuru akazi basanzwe bakora. Mu 2050 miliyari 6 na miliyoni 400 z'abantu bazaba batuye mu mijyi. Uyu munsi miliyari 3 n'ibihumbi 300 nibo batuye mu mijyi. Ibi bisobanuye ko ubutaka bwo guhingaho buzaba bwarashize kubera no bwiyongere bw'abaturage budasiba kongera umuvuduko. Uyu munsi hari abahanga barimo gutekereza uburyo bwo kubaka amazu maremare agerekeranye ashobora guturwamo akanakorerwamo ubuhinzi. Ikigo cy'abanyabugeni cy'Abafaransa cyamaze gutanga urugero kuri ibi, kuko bubatse umuturirwa wiswe Tour Vivante. Uyu utuwemo n'abantu kandi bakanahakorera ubuhinzi. Mu 2050
nta muntu uzaba agikeneye gutura ahantu ngo ajye guhinga ku birometero bitatu aho azavunika yikorera imyaka avuye gusarura. Ikindi kandi aho guhinga hazaba ari hato, kuko ushobora kuzasanga mu muturirwa umwe harimo imirima y'abantu 10. Aha guhinga bishobora kuzajya bikorerwa nko mu bikombe cyangwa se mu bigunguru, cyangwa abantu bakazakura itaka hasi bakarimena mu mirima yabo mu muturirwa. Uyu munsi ingufu za nucléaire si ikintu cy'umuntu ku giti cye, kubera ko zikoreshwa mu bikorwa biremereye nko mu nganda mpuzamahanga, cyangwa se zavangwa na uranium bikabyara intwaro za nucléaire zihora zihanganishije ibihugu. Mu mwaka wa 2050 hazaba harubatswe utuganda duto n'iziciriritse z'ingufu za nucléaire ku buryo zizajya zinakoreshwa n'abantu ku giti cyabo. Sosiyete y'Abanyamerika ikora ingufu za nucléaire, Babcock and Wilcox Nuclear Energy, bamaze gukora agasantrale cyangwa se akaganda gato ka nucléaire gashobora gutanga megawati 150. Misiyo yo kohereza icyogajuru ku kwezi yiswe Apollo 9 yagaragaje ko munsi y'ubutaka bwo ku kwezi harimo zahabu n'umuringa, ariko ubuke bw'aya mabuye bwateje ikibazo cyo kuba bitashoboka ko yacukurwa. Gusa mu 2006 umuyobozi wa sosiyete y'Abarusiya ikora ubushakashatsi mu by'ikirere RKK Energia witwa Nikolai Sevastianov avuga ko mu 2020 azaba yaramaze kwegeranya amakomposant chimique. Hano muranyihanganira nabuze ikinyarwanda. Uyu rero ngo azaba yaramaze kwegeranya helium na tritium, ku buryo azaba afite tone miliyoni 500 za helium na tritium. Izi nizo zizamufasha gucukura iyo zahabu iri ku kwezi. Abashinwa nabo bamaze kwinjira muri uyu mushinga. Mu isanzure izuba ryaho rikubye inshuro hagati y'8 n'10 iryo ku isi. Iri zuba ni ryinshi kandi ntirigabanuka kuko ridatangirwa n'ibicu cyangwa se indi myuka iri hagati y'isi n'isanzure. Aha niho havuye igitekerezo cyo kujyana amapano solaire mu isanzure, ku buryo mu 2050 dushobora kuzaba ducana amashanyarazi y'izuba yoherejwe na pano solaire ziri mu isanzure. Hari ibigo bibiri birimo gukora kuri uyu mushinga, icy'Abanyamerika ndetse n'ikigo cy'Abayapani kiga iby'ikirere cyitwa Ajax cyamaze kwinjiza muri uyu mushinga uruganda rwa Mitsubishi rukora imodoka. Ibi bizaba byamaze gukorwa mu 2030 bitwaye miliyari 21 z'amadolari. Buri mwaka imiyaga ya za uragan n'indi yose isenyagura itwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika miliyari 5 na miliyoni 200 z'amadolari mu bwishingizi honyine. Abashakashatsi muri Amerika ubu barimo gushaka uburyo bwo kugabanya ingaruka z'iyo miyaga. Ubu batangiye gahunda zo guhindura inzira zinyurwamo n'iyo miyaga, ku buryo mu myaka igiye kuza iyi miyaga izajya yerekeza mu nyanja aho kugana mu bice bituwe. Nk'urugero, uwitwa Moshe Alamaro, umushakashatsi muri kaminuza ya Massachusetts, yavumbuye uburyo bwo gushyira umwuka wa carbone mu bicu, noneho ubushyuhe bwabyo bukiyongera n'umuvuduko ukagabanuka, ku buryo umuyaga nuza bazawerekeza aho bashaka bakoresheje ibindi byuma bikaze nyine. Buri mwaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitakaza miliyari 125 mu gusana ibikorwa remezo byazanye imitutu no kwiyasa bya hato na hato. Ibi bitwara amafaranga yo gusana ndetse bikanadindiza ubukungu, kuko nk'iyo ari umuhanda ushaje ufungwa mu gihe runaka. Ubu rero noneho impuguke mu by'ubwubatsi zo muri kaminuza ya Delft mu Buholandi bavumbuye amwe mu mabakteri cyangwa se za mikrobe bazajya bashyira muri beton ikiri mbisi ikimara kubakwa, bakazivanga n'ibyo bita dioxyde de carbone bigatanga icyo bita carbonate de calcium muri ya beton. Ibi bituma beton ishobora kumara imyaka 100 itariyasa na gato. Bivuze ko mu mwaka wa 2050 dushobora kujya tuba mu mazu yacu imyaka 300 atarazana n'umututu n'umwe. Niba ufite ikibazo cyo kutajya ubona umwenda ugukwira, icyo kibazo ushobora kuzaba watandukanye nacyo mu 2050. Hari sosiyete y'Abongereza yitwa Fabricane isa niyamaze kubona umuti w'iki kibazo. Umunyamideli w'Umu-Espanyol witwa Manuel Torres yavumbuye uburyo bwo gufata indodo bakoramo imyenda ukazivanga n'ibyo bita polymere,
ubundi ugateraho ibyo gupuriza, ibintu bimeze nk'amarangi biri mu icupa risa nk'irya parfum, ubundi ukandika hakavamo tisi nziza cyane. Abaganga banamaze kugaragaza ko uyu mwambaro uzaba ari mwiza ku ruhu. Niba nta gihindutse mu 2050 tuzajya twikorera imyambaro iwacu mu ngo. Nta gushidikanya mu mwaka wa 2050 imodoka zitwarwa na essence zizaba hasigaye ingerere, kandi biranashoboka ko essence izaba yarashize niba bivugwa ari ukuri koko. Imodoka zitwarwa n'umuriro w'amashanyarazi nazo ntiziratanga icyizere cyo kuzashobora gusimbura za essence. Mu 2050 imodoka zizaba zishyirwamo umwuka wa hydrogene ubundi zigakora ingendo bisanzwe. Umushinga wa highways uterwa inkunga n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi wamaze kubara ko miliyari 60 z'amayero zihagije kugira ngo mu mwaka wa 2030 tuzabe dutwara imodoka duhagamo gaze hydrogene. Iki gihe ku isi hazaba hari miliyoni 16 z'izi modoka, kuko n'ibikorwa remezo bihagije bizaba bihari kugira ngo ibi bishyirwe mu bikorwa. Ikibazo gisigaye gusa kuri iyi ngingo ni ukubona isoko ihagije y'iyi gaze, kuko isoko ikomeye yayo ni imyanda cyangwa se ibindi bintu bimaze amagana y'imyaka mu butaka. Mu mwaka wa 2050 hari indege zizaba zigenda bucece tutazumva. Mu mwaka wa 2008 NASA yasabye inganda zikora indege gutangira kugira impinduka zishyira ku ndege. Muri izi mpinduka NASA yasabye ko hagabanywa urusaku rw'indege, hakagabanywaho kandi 70% ku by'indege inywa, no gushaka uburyo yagikoresha umwanya muto mu kirere. Ni ukuvuga ko bagomba kugabanya ingano y'indege ariko ntibagabanye umubare w'abantu itwara. Aha ni ukuvuga ko bagomba gushyiraho nka za etaje. Mu mwaka wa 2010 imishinga ibiri yakozwe kuri iki kintu yashyikirijwe NASA. Uwa mbere ni uw'ishuri ry'ikoranabuhanga rya Massachusetts ndetse n'uwa Boeing. Aba batangiye gushyira mu bikorwa bimwe muri ibi byifuzo bya NASA, kuko indege iheruka gukorwa na Massachusetts Institute of Technology ifatwa nk'iyasimbuye Boeing 777 yari igezweho, kuko ifite ikoranabuhanga rikomeye. Uyu munsi 70% by'ibihingwa bisaba kuko usaruye wongera ugatera kugira ngo n'ubundi usarure. Nibyo bita plante annuelle. Nyamara nubwo bimeze gutya, hari inkuru yasohotse mu kinyamakuru cyitwa Science mu 2010 yavugaga ko ibihingwa byitwa vivace, ni ukuvuga ibihingwa byimeza buri mwaka, bikenera amazi make inshuro 5 munsi y'ibihingwa batera. Ibi kandi bikenera ifumbire nke inshuro 35 munsi y'ibyo batera. Byumvikane ko ari byo byiza. Ubu rero abashakashatsi mu buhinzi barimo gutegura uburyo ibihingwa bizajya biterwa tukabisarura nk'imyaka 300 tutarongera gutera. Ibi ariko by'umwihariko birimo gukorwa ku buro. Ubu nibwo buzaba ari ubushakashatsi bukaze buzaba bukozwe mu myaka 10,000 ishize. Ubwo no kuvuga ko utazatungurwa nuko imyumbati n'ingano by'ahazaza ushobora kubitera rimwe, ubundi ukabyara umwana akarinda agira imyaka 20 ikiriho utarongera gutera indi, usarura gusa kandi buri mwaka. Ibi bishobora kuba byagezweho mu mwaka wa 2030. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuvuzi rivuga ko impanuka z'imodoka zica abantu 1,300,000 buri mwaka. Mu bihugu biteye imbere ahaba ama autoroute cyangwa se ya mihanda usanga ifite imikono nk'itandatu, hari impanuka zituruka ku bantu batwarira mu mikono itari yabo. Mu mwaka wa 2050 iki kibazo gishobora kuzaba cyarakemutse, kuko ubu harimo gukorwa imodoka izajya yishyira ku muvuduko ugendanye n'umuhanda irimo kugendamo. Niba mu muhanda runaka bitemewe kurenza umuvuduko w'ibirometero 60 ku isaha, imodoka nihagera izahita ibyikorera. Izi modoka kandi ntabwo zizaba zishobora kugongana, kuko igihe harambute yaje imodoka izajya yigenera intera itagomba kurenza hagati yayo n'iyikurikiye. Imodoka izajya isa naho yitwaye. Izi modoka zakoreweho igerageza muri California, ariko uyu mushinga uza kuba uhagaze
kuko bihenze cyane, ariko mu 2050 bizaba byaramaze gukorwa. Mu mwaka wa 2050 hazaba haravumbuwe uburyo bwo kugenzura ubwonko bw'umuntu hakoreshejwe urumuri. Iki ni igitekerezo gisa n'icyakuwe muri filime y'amakabya nkuru, ariko abahanga baremeza ko bizashoboka. Uyu munsi abashakashatsi muri kaminuza ya Stanford muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora gufata imbeba bakajya bayikoresha ibyo bashaka byose biturutse ku kanyangingo kitwa opsine bayiteye mu bwonko. Bavuga ko ubu bwoko bw'akanyangingo kakozwe mu bimera atari ikiyobyabwenge, ahubwo gatuma iyo bakoresheje urumuri narwo bakoze ku buryo bashobora kuyitegeka kuzunguza ugutwi cyangwa umurizo bitewe n'uko babishaka. Iki gikorwa bacyita optogenetike. Mu 1873 umushakashatsi w'umutaliyani Luigi Galvani yabashije gukoresha umuriro w'amashanyarazi afungisha igipfunsi umutubu wari wapfuye. Aha niyo havuye iki gitekerezo. Abashakashatsi bavuga ko mu mwaka wa 2050 umuntu ashobora kuzajya ahina nk'ukuboko kundi muntu akoresheje icyagereranywa na telecommande. Kuva mu myaka 25 ishize havumbuwe icyorezo cya sida, nta rukingo rwayo ruravumburwa, nubwo hari uburyo bwagiye buvumburwa bwo kuyigabanyiriza ubukana n'ingaruka. Nyamara miliyoni 2,600 bandura sida buri mwaka. Buri mwaka abahanga n'abashakashatsi bagerageza ibimeze nk'urukingo rwayo, ariko ntibigira icyo bitanga. OMS ivuga ko buri mwaka hatangwa miliyoni 500 z'amadolari mu gushakashaka icyazaba urukingo rwa sida. OMS ariko yizeza abantu ko mu mwaka wa 2050 uru rukingo ruzaba rwamaze kuvumburwa. Nyuma y'uko havumbuwe telefone igendanwa ikozwe mu buryo butangaje, ubu sosiyete y'abanyamerika yitwa Tether yamaze gukora porogaramu cyangwa se application ya telefone ikoreshwa n'icyogajuru, izajya yohereza ama message n'amafoto yose yinjira muri telefone y'umuntu ushaka. Aha bizajya byoroha kumenya umuntu urimo kuvugana kuri telefone n'umuntu ushaka. Abashakashatsi b'abanyaburayi bo barimo gukora ubushakashatsi ku cyo bise Talos. Ubu ni uburyo bwo gukoresha amarobo ku mipaka y'ibihugu cyangwa ahandi hantu hashobora kwambukira abantu. Kuva mu mwaka wa 2009 impuguke z'abanyaburayi zatangiye gushinga amapiloni kuri imwe mu mipaka y'ibihugu, aho bazashyira bimeze nka share blende bizajya bigenzura imipaka ikunda kwambukirwaho n'abimukira. Igihe izi blende zizajya zibona umuntu ahanyuze, zizajya zoherereza ibimenyetso amarobo azajya bari hafi aho, nayo ahite yihutira gufata uwo muntu ashyikirizwa abarinzi b'imipaka. Uyu ni umushinga uzatwara miliyari 8 z'amadolari. Ahanini ibi byatekerejwe hagamije gukumira hanini abanyafrika bageragezaga buri munsi kwinjira rwihishwa ku mugabane w'Uburayi. Mu birebana n'ubwikorezi, mu mwaka wa 2050 icyitwa kavuyo mu mihanda gishobora kuzaba cyavuyeho, kuko uruganda rw'Abashinwa rwa Shenzhen Huashi Future Parking Equipment rurimo gukora bus nini cyane kandi ndende izajya inyura hejuru y'izindi modoka itazikozeho mu gihe cy'akavuyo mu mihanda. Iyi ni bus izajya igenda buhoro kuko izaba ifite umuvuduko w'ibirometero 40 ku isaha, ariko izaba ari ndende ku buryo itazakenera kujya inyura ku zindi modoka, ahubwo izajya izinyura hejuru kandi itazikozeho. Aha bizasaba kubaka ibikorwa remezo bihambaye nk'imihanda minini igomba kujya inyurwamo n'iyi bus. Ubundi buvumbuzi bwitezweho guhindura byinshi nicyo bita laser déménageur. Umushakashatsi w'umunya-Australia Andre Rod arimo gukora telecommande y'ibikoresho bitandukanye byo mu nzu, ariko bifite aho bihurira n'umuriro w'amashanyarazi. Nk'urugero, ushobora kutazakenera kujya mu cyumba kuzana mudasobwa yawe, kuko uzajya ukoresha iyo telecommande ifite ibyo bita rayon laser, ukazajya utunga mu cyerekezo icyo gikoresho kirimo, ubundi kikaza cyangwa kikajya aho ushaka ko kijya. Nibi bivugwa ari ukuri, izi suri za mudasobwa dukoresha zishobora kuba ziri mu myaka yazo ya nyuma, kuko umunyeshuri mu ishuri rya MIT Media Lab muri Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
yabashije gukoresha bwa mbere mudasobwa ye adakoresheje suri, ahubwo akoresheje ikiganza cye akinyereza nk'uko dukoresha suri, ariko suri idahari. Iyo anyereje iki kiganza cye gikurikirwa n'agakamera kari kuri mudasobwa na rayon laser infrarouge ituma icyo akoresheje ikiganza gikorwa no muri mudasobwa. Nyuma y'ibi dushobora no kuzabona clavier cyangwa se keyboard za mudasobwa zacu zigiye, nabwo tukajya twandika ku meza hakoreshejwe ama infrarouge cyangwa se icyagereranywa n'umuyaga. Ku bategarugori bafite ikibazo cy'urubyaro, abaganga b'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Brown muri Rhode Island bakoze udusabo tw'intangangore dushobora kubika intangangore zahoze zibitswe hanze yatwo. Aba baganga mu magerageza bafashe intangangore nzima bazibika mu byuma by'ikoranabuhanga, nyuma bazishyira mu gasabo k'intangangore bakoreye umugore wari ufite ikibazo cyo kutabyara. Intangangore ziba nzima. Mu gihe muri iyi minsi ibihugu byinshi byinubira iyangirika ry'ibidukikije, umuhorandi witwa Jos Brewers wo muri kaminuza ya Eindhoven University of Technology ubarimo gukora ubwoko bwa kaburimbo ushobora kujya bukurura cyangwa se bunywa imyuka ihumanya ikirere iterwa n'imodoka. Avuga ko gukora beto washyizemo dioxide de titane bituma iyi beto ikurura 45 by'ibyuka bibi bisohorwa n'ibinyabiziga byiganjemo dioxide d'azote. Gusa ngo iyi beto ishobora kugura igiciro cya beto isanzwe byikubye inshuro ebyiri. Amasosiyete abiri y'Abanyamerika akora ubushakashatsi mu buvuzi arimo yitwa Nabi Pharmaceuticals ubarimo gukora urukingo rwo kunywa itabi. Uru ni urukingo bise Nikivax rurwanya nikotine zo mu itabi. Uwatewe uru rukingo ashobora kuzajya yinywera itabi ryose ashaka adafite ubwoba ko izi nikotine zo mu itabi zijya mu bwonko. Uru rukingo kandi ruzagabanya urukundo rw'itabi ku bantu babaswe naryo. Uru narwo ruzaba rwaratangiye gukoreshwa mu myaka ya vuba cyane. Ku bakunda filime, aba engineer bo mu ruganda rwa Philips mu Buholandi barimo gukora ikoti umuntu azajya yambara arimo kureba filime akagira ibyiyumvo by'umuntu urimo gukina iyo filime. Iri koti baryise veste émotionnelle. Urugero, niba umukinnyi muri filime urimo kureba agize agahinda, umuntu urimo kuyireba yambaye iryo koti nawe arumva agize agahinda. N'ubundi nanone abashakashatsi mu Buholandi barimo gukora agapira gato kameze nk'ikaramu bazajya bapakiramo imiti y'ubwoko bwinshi bakagaha umuntu akakamira kakajya mu mubiri we kakishakiramo indwara zavurwa na ya miti gafite kakazivura. Kazibura ntibigire icyo bitwara umuntu kuko imiti izakoreshwa ari itagira ingaruka nubwo wayifata uri muzima. Ubushakashatsi nk'ubu kandi burimo gukorwa muri kaminuza ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ishami rishinzwe ingufu muri kaminuza ya Berkeley muri California bo barimo gukora akamashini kazajya gahindura ingufu zacu mu ngufu z'amashanyarazi. Aka ushobora kuzajya ukomeka ku mubiri wawe ubundi ukisharijaho telefone bitabaye ngombwa kuyishyira ku muriro w'amashanyarazi. Aka gasa n'akazaba kaje gusimbura irindi koranabuhanga risanzweho nko gushajira telefone ukoresheje inkweto zawe. Uko ugenda n'ibirenge umuriro ukajya winjira muri telefone yawe cyangwa se iPod yawe. Uko iminsi ishira hari umuvuduko munini w'ikoranabuhanga n'ubuvumbuzi biriho bikorwa ku buryo bishobora kuzageraho umuntu atazongera kubira icyuya abaho, ahubwo hakazageraho icyo uzajya ukoraho cyose kizaba kiba uko ubishaka, nubwo hashobora no kuzabamo ingaruka zitari nke.